Mbahaye ikaze, uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu enye umwana uri munsi y'amezi atandatu atagomba gufata ikindi kintu cyose usibye ibere. Impamvu ya mbere, umwana uri munsi y'amezi atandatu amara ye aba ataragira ubudahangarwa bwo kuba yahangana na mikorobe zije ziturutse mu byo kurya wamuhaye cyangwa mu byo kunywa wamuhaye. Impamvu ya kabiri, amara ye aba ataragira ubushobozi bwo kuba yafata intungamubiri ziri muri ibyo bintu ngo azikuremo. Bivuga yuko kuyimuha n'ubundi ntacyo uba uri kongera ku mirire umwana agomba kugira. Impamvu ya gatatu, impyiko z'umwana ziba zitaramenyera cyangwa ziba zitaragira ubushobozi bwo kuba zasohora imyanda ije iturutse muri ibyo uri kumuha. Rero bivuze yuko ushobora kurisika umwana kuba yagira n'ibibazo by'impyiko. Impamvu ya kane, umwana aba ataragira ubushobozi bwo kuba yakanjakanja ibyo bintu uri kumuha, nabyo bikaba n'ubundi byagira ingaruka mbi ku buzima bwe. Ni ingenzi yuko umubyeyi wese amenya yuko umwana uri munsi y'amezi atandatu ntagomba gufata ikindi kintu usibye ibere.